njyewe nje kwamagana aya matangazo gukora icyaha rero muri Adepr nta kibazo bantenga rero ndashaka kugira ngo mbanze nkubwire Izayi rwose nka represent w'itorero ibi bintu mwabaye nkaho muyoboye impumyi ibi ni gufatira abantu ku gakano hari abaririmbyi benshi bari mu makorari kubw'umuhamagaro Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro n'amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye. Nyiza nyawe CK nyawe Lameto and welcome to KC Kigali Connect. Mubwira ngo uri ingenzi cyane pe kuba warakoze subscribe, kuba udukurikira ndetse ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tukugezaho. Mwibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho nyuze ku rubuga wa3.kigaliconnect.com cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ziri mu Facebook, Instagram, LinkedIn, X hose ni Kigali Connect. Ubundi ugakora follow kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikira amakuru ajya atandukanye tugenda tukugezaho. Tujya tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye mu gihe n'ubundi nk'ibisanzwe nkuko musanzwe mubimenyereye muri studio ntabwo ndi njyenyine ahubwo ndi kumwe na Byishimo Cedric umeze fresh ibintu ni neza ni neza kabisa iminsi myinshi ko mbona umeze nk'utariye mba nariye cyane mba nariye ko twakoze ariko ngo niyo strategy yawe nyine ngo ugenda uzamuka gake ibintu byose ni gake yes. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku nkuru zigira nko kuri ebyiri ariko turaza kwibanda kuri imwe iri kuvugwa mu itorero rya Adepr. Hari amakuru wigeze wumva avugwa muri iri torero? Amakuru yavuzwe, hari ingingo nshyashya zavuzweho, hari ibyasohowe abakristo bagomba gukurikizwa, gusa benshi bakaba batabivuzeho rumwe bavuga ko bikabije umuririmbyi kuba yarize icyo gihe bashaka amashuri ntabwo bashaka umukristo ufite Aki ibintu ntabwo hari abantu benshi biri guca intege ati iri dini ntabwo ndakomeza kuribamo bitewe nuko urugero niba umuntu akunda kuririmba akaba ashobora kuba yabikora ari uko ngo yize bivuze ngo haraza mu kantu ko kuba babangamira umuntu nyine runaka kandi kuba twese tutarize ntabwo harimo akantu kameze muri iri tegeko wenda ntabwo turimo turasebanya ariko harimo akantu kameze nk'irobanura kuko kwiga abantu wese ntabwo twayize amahirwe angana urumva. Ubundi muri Adepr bahereye ku bintu bijyanye n'abapasiteri bamwe bagenda babakuraho bavuga ngo umupasiteri agomba kuba yarize ngo abagomba kuba yarize abantu ntitwabishyikira neza mu gihe ari abapasiteri b'inararibonye barasenze kuva kera bya bafite mwuka wera bafite ijambo kabisa agenda mu bantu akabwiriza ukavuga ati abantu bagahinduka. Ikindi nk'amakuru dukura mu bantu bakunda gusenga cyane batubwira yuko ibintu by'Imana bidafitanye isano habe na gato n'ibintu bijyanye na siyansi cyangwa byo kwiga cyangwa by'imuze. Gusa nanone twaje kubyihangana turavuga ati okay ubwo ari uko byagenze reka tubyihanganire abakristo tubyakira uko nguko abasengera mu Adepr ndetse n'abandi n'inshuti z'iri torero babyihanganire. Ibyo bintu biravaho abantu barabahagarika aho bahagaritse ibihumbi ariko kugira ngo abantu badukurikiye batwumve neza ntabwo tuvuze ko kwiga ari bibi. Kwiga ni byiza umuntu akamenya ubumenyi akayobora abantu hari kinazi ariko ntabwo byakuraho ko n'umuntu utarize ngo ngava ngo muri korari ngo worship leader umuyobozi ngo kaminuza. Ikindi cyatangaje abantu benshi ni ingingo ivuga ngo ntawemerewe kuba umuhanzi ari munsi y'imyaka 18. Adepr yasohoye amabwiriza agenga abahanzi na korari. Ndibaza ese babana twari tuzi bo muri Adepr bafite amajwi bari talented cyane bari abakobwa n'abantu za korari z'abana umukobwa we agera 15 ubona ari mukuru kabisa ku buryo utanashidika kuba ati wow nyine nta kibazo gihagarara gifite uri umuhanzi ugize ute. Abangaba ntibababangamiye byabangamiye cyane kuko ku muntu wifite impano wumva ashaka gukorera Imana agasanga ubuyobozi bwashyizweho buri kumubangamira urumva ni ikintu cyabaje cyane. Ndumva twasoma inkuru mbere yuko tujya muri iyi nkuru ubona ibi bintu bishobora kugira ikihe kibazo
ku bayoboke b'idini rya ADEPR. Aya matangazo yose wenda mu biri bike namenye harimo nk'iryo tumaze kubasomera rivuga ko nta wemerewe kuba umuhanzi ari munsi y'imyaka 18. Ikindi ngo nta muntu wemerewe kujya muri worship cyangwa muri korali atarize nibura ngo abafite amashuri 6 yisumbuye cyangwa tronkom. Wapi kabisa. No kuvuga ngo bishatse kuvuga ngo kuririmba byonyine kuririmba n'amashuri. Wa musore wari ufite tenari yiwe bizi neza cyane, wize primaire zikuririmba zikuramya zikujya mu mwuka zigusoma amasomo, ariko nta mashuri afite, uwo ngo nagakenewe. Kandi mu rusengero ntabwo rwose ntabwo nta bintu by'amashuri byadanje bisabwa ku buryo uza kwigisha n'iki bisaba mwuka wera ukaba ufite ijambo. Bivuze ko hari abantu benshi rero idini bararivamo, ibi ntabwo ari byo kabisa. Nagiye mbona ikiganiro umunyamakuru bita Sabe yakoranye n'uwita Ndahiro Valence Papi, avuga ati avuga uriya mugabo aravuga kabisa, ukumva kabisa ari gukubita ahantu, urabona nubwo bagira yewe muravuga uti n'iterabwoba ahubwo abantu. Wa mugabo w'ibintu uri kuvuga biratuma bagwagara ati mu magarike utimva kuba ngende umukirizi mushake mu nene umuntu mushake mu nene. Avuga ati none se kuri murubahuka umuyobozi mukuru w'itorero yeza agahita avuga uti uyu ngo ninziba cyuho amaze imyaka 3 bamushyize ari inziba cyuho utobwo umuyobozi amara imyaka guti. Ikindi akavuga ati rero uyu mugabo ngari amategeko yasohoye naye n'umuryango we ntashobora kuyubahiriza, mujya ngo sinyakurikiza. Urumva ko ni ibintu byateye mu ngenge abantu benshi kumva mu Imana hagiye kuzamo ikintu ng'amashuri ngibiki, ni ibintu birimo gucama abantu kabiri ngo abantu ngo batagize gutya ngo bigiye kugenda gutya. Kadusome rero mumenye byinshi kugira ngo n'abatumvisha itangazo cyangwa se n'abatabikurikiranye babashe kubimenya. Yes, hanyuma rero tugendeye ku nkuru y'ikinyamakuru kabisa, navuga nacyo kiri kwandika neza muri iyi minsi. Ikinyamakuru NG cyangwa se Nkunda Gospel, ni inkuru yacyo ivuga neza kandi igaragaza ibikorwa byabaye muri iri torero, aho bibanze ku ngingo ivuga ngo nta wemerewe kuba umuhanzi ari munsi y'imyaka 18. ADEPR yasohoye amabwiriza agenga abahanzi ndetse na korali. Hanyuma rero ni inkuru ivuga ko igira iti itorero ADEPR ryashyizeho amabwiriza mashya agenga amakorali, amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'abahanzi ku giti cyabo, arimo ko nta muhanzi wemerewe gukora uwo murimo ku giti cye ari munsi y'imyaka 18. Amabwiriza mashya y'ibi byiciro byo muri ADEPR cyangwa se muri itorero rya ADEPR yagiye hanze ku wa 17 Ugushyingo 2025, avuga imyitwarire amakorali, amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se worship teams ndetse n'abahanzi ku giti cyabo bakwiye kubahiriza mu gihe bakibarwa nk'abakristo b'itorero. Ibintu byakomeye, ibintu byabaye motomoto. Muri mabwiriza harimo ko umuhanzi wo mu itorero rya ADEPR akwiye kuba afite nibura imyaka 18 y'amavuko, bityo agatangira guhanga ibihangano bijya hanze ndetse akabikoresha mu itorero ndetse no hanze yaryo mu gihe abiherewe uburenganzira n'umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bw'itorero. Ikibazo gikomeye cyane. Yes, hanyuma rero aya mategeko anagenga ndetse agaha n'umurongo uwifuza kuba umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana mu itorero rya ADEPR agomba kuba cyangwa se agomba kurangwa n'imbuto z'umwuka wera ndetse no kwirinda ingeso za kamere. Ibi byo wenda birumvikana n'ibintu twari dusanzwe tuzi, ariko nanone sibyo ko utamenya umuntu nyine imyitwarire, sibyo ko turebera inyuma abantu. Ibyo ntabwo twabigarukaho cyane, ibyo ni ibintu bisanzwe. Anasobanura ko ushaka kuba umuririmbyi wese akwiye kuba afite igitabo cy'indirimbo ndetse na Bibiliya, ndetse akaba anakwiye kwirinda imyambarire idakwiye. Ibyo ntabwo tubigarukaho, ntabwo bavuga ngo umukristo utagira Bibiliya, icyo gihe nawe waba uri umuhinzi utagira isuka. Icyo gihe wenda wanavuga bakanagufasha Bibiliya zo mu mafoni. Ibyo birumvikana. Watsumira izindi ngingo tukumva.
Yes, hanyuma rero twari tugeze ku ahavuga ati anasobanura ko ushaka kuba umuririmbyi wese akwiye kuba afite igitabo cy'indirimbo ndetse na Bibiliya. Muri aya mategeko niho twari tugeze, ndetse akaba anakwiriye kwirinda imyambarire idakwiye n'itubahisha umurimo akora. Ibyo nibyo kabisa turabyemeranyaho. Haramutse hanaje idini cyangwa itorero rivuguriza ibi ngibi, ndumva kabisa ryaba atari idini ritemera ko Bibiliya ibaho cyangwa iki, ndumva ko nta kintu ryaba rikora. Ariko buri muntu afite imyumvire ye, buri bantu bafite uko bizera nyine, buriya nabo bumva ari byo. Yes, hanyuma rero mu bindi biri muri aya mabwiriza, Nkunda Gospel ifitiye kopi ubwo ni ikinyamakuru cya Nkunda Gospel, nuko umuntu wifuza gutumira abaririmbyi bo mu itorero rya ADEPR, korali ndetse n'amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana abikora hagendewe aho yifuza gukoresha uwo muhanzi cyangwa iryo tsinda. Umuyobozi w'itorero ashaka gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa muri paruwasi imwe, yandikira umuyobozi w'iryo torero agaha kopi umushumba wa paruwasi, akagenera kopi abatumiwe. Byajemo cyane bigeze kuri uru rwego. Bivuze ngo mu gihe bagiye gutumira korali, reka nkasubiremo, umuyobozi w'itorero ushaka gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa muri paruwasi imwe. Paruwasi urayizi, paruwasi ukuntu ADEPR babibara, paruwasi nyine abari nkanuze, abari nk'icyiciro gikuru nyine kinini cyane, wenda nko mu gace, urugero niba bavuze paruwasi ya Nyarugenge, ubwo nyine muri iyo paruwasi ya Nyarugenge haba harimo andi mashami cyangwa se imidugudu mito mito. Iyo ni paruwasi nyine ni nuze nini ku mudugudu, ikubiyemo indi midugudu igiye itandukanye. Hanyuma rero yandikira umuyobozi w'iryo torero, urabyumva neza, agaha kopi umushumba wa paruwasi, nawe akagenera kopi abatumiwe. Ubundi ubu ngubu byahitaga bikorwa direct, abayobozi b'amakorali cyangwa se abaperezida b'amakorali bakumvikana, bagasurana nyine, bagasaba uburenganzira, bagasurana. Ariko ubu ngubu urumva ko byakomeye, byajemo ibintu by'ama-step. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo kabisa, ni ikibazo gikomeye cyane. Yes, hanyuma rero umushumba wa paruwasi ushaka gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa mu rurembo rumwe, yandikira umuyobozi w'iyo paruwasi, nawe akagenera kopi umushumba w'ururembo. Umuyobozi w'itorero iyo korali cyangwa iryo tsinda bibarizwaho n'abatumiwe. Hanyuma rero umushumba wa paruwasi ushaka gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa mu rundi rurembo, abinyujije ku mushumba w'ururembo rw'iyo paruwasi barizwamo, yandikira umushumba wa paruwasi yo korali cyangwa iryo tsinda bibarizwamo, agaha kopi umushumba w'ururembo, umuyobozi w'itorero iyo korali cyangwa iryo tsinda bibarizwaho n'abatumiwe. Hanyuma rero ubuyobozi bw'undi muryango ushingiye ku myemerere cyangwa ikindi kigo byifuza, iyi ngingo tuyitindaho gato cyane, byifuza gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana mu bikorwa by'ivugabutumwa, byandikira umushumba mukuru w'itorero ADEPR, bukamenyesha umushumba w'ururembo. Hanyuma rero ubuyobozi bw'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa ikindi kigo kibarizwa mu kindi gihugu byifuza gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana mu bikorwa by'ivugabutumwa mu kindi gihugu, byandikira umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR, bikamenyesha umushumba w'ururembo. Hanyuma rero ubuyobozi bw'itorero bwifuza kohereza korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana gukora ivugabutumwa mu rindi torero cyangwa paruwasi ururembo,
paruwasi cyangwa ururembo bandikira umuyobozi w'itorero bifuza gufatanya gukora iryo vugabutumwa bagaha kopi izindi nzego z'itorero zibakuriye. Itorero ADEPR rivuga ko aya mabwiriza adakwiriye kubahirizwa mu itsinda y'abaramyi cyangwa abaririmbyi gusa, ahubwo ko binareba abahanzi baririmba ku giti cyabo babarizwa muri iri torero. ADEPR rivuga ko umuririmbyi cyangwa se korali ndetse n'amatsinda y'abaramyi batazubahiriza aya mabwiriza yashyizweho bazahabwa ibihano birimo kugawa, guhagarikwa ndetse no guhagarikwa burundu mu itorero rya ADEPR. Iyo baguhagaritse ntabwo uza gusenga? No kuvuga ngo baguhagaritse, urumva se uje muri za ntebe bita ngo turabe imbere baraguhagaritse, ndumva nta muntu nyine wagusubizayo, ariko nyine uba umeze nk'igicibwa. Kandi sindi sure ko waba uri proud y'ibyo bintu, uzi kuza gusengera ahantu uzi ko baguhagaritse, abantu bose bakureba bavuga ati barahagaritse. Iyo baguhagaritse ujya imbere, urumva abantu bose nyine bagusoma imbere y'abantu, abantu bose baba babizi. Umva rero no kuza gusenga uzi ngo ko baguhagaritse, abantu bose babizi ko baguhagaritse, ntabwo uri proud y'ibyo bintu cyane. None se wewe mu ADEPR aya mategeko, aya mabwiriza mashya uriyavugaho iki? Aya mabwiriza araza kugira ibibazo ateza. Njye nawe ndi kubivuga nk'umuntu ubarizwa muri iryo torero, ahubwo ndi kubivuga mu mboni z'ubunyamakuru, cyangwa se ntabwo ndimo ndajya ku byo kuvuga ngo nuko ariho nsengera, ijwi rya rubanda kuvugira. Urumva niba bashyizeho amategeko avuga ko umuririmbyi agomba kuba yarize, ndabizi neza hari abantu buriya ikintu cyitwa gusenga gikorwa n'abantu akenshi badakize, badafite ubushobozi buhanitse cyangwa se batishoboye. Nabo usanga bakunda gusenga, usanga ari babandi baba baranyuze mu bihe bikomeye mbere bidasanzwe cyane, noneho akavuga ati kubera ko ngewe Imana yangiriye neza, reka mbashe kuba noneho nayishimira. Rero ibi bintu biraza kubangamira abantu benshi bo muri iri torero, kuko iri torero rifite abantu benshi batize, benshi cyane, kuko niba abantu bigiye mu murimo w'Imana kugira abakristo barenga 3,000,000, urumva ni abantu benshi. Ushobora gusanga harimo nka miliyoni nk'imwe y'abantu batize, kandi ntabwo wabarenganyiriza. Kandi korali usanga harimo abantu 80, urumva korali yarasigaramo abantu 20. Kandi ibi bintu biratuma abantu bava muri iri torero, bitewe nuko niba muri korali bahagaragayemo abantu bahagaritse ngo kubera ko ngo batize, bakaba nk'icumi, urumva ntabwo baraba proud yo kujya baza gusenga cyane. Urumva ikirego ikintu cyo kuva utarize ntabwo ari ikintu cyo kurata. Akantu bongera ku mabwiriza ngaratangira gukoreshwa, aya mabwiriza nyine akimara gusinywa. Kandi yatangiye gukoreshwa ubu ngubu tuvugana. Ubu ngubu yatangiye ubu ngubu. Niba buriya nta kuntu ngo wakoraye ngagomba kuba ngafite ngo doctora. Nta kuntu buriya perezida wa korali muziranye yagoriza ukamubwira iti reka nirimbire wanagiye n'amashuri mfite. Urumva abayisha amategeko. Nk'uko igihugu gishyiraho amategeko ukayica, icyo gihe nyine ufatirwa ibihano nyine bigukwiriye. None ko abakirisitu bari bubure, abajene benshi rwose bafashwa n'icyo kibazo kiri bube nyine. Ahangaha turata tugira ku kintu kijyanye na RGB. Ejo bundi twakoze inkuru ivuga ko RGB irimo irapanga gufungura zimwe mu nsengero zari zifunze, zigira hafi kuri 62 nazo bakazifungura, mu gihe hari izindi nyinshi zari zarasabye ko bazifungura bakabyanga, bakaziha ibindi bintu byo gukosora. Ariko izo ngizo 60 hafi n'ebyiri zisigaye zikaba zitegereje ko nazo baziha uburenganzira bwo gukora. Niyo nkuru twakoze ejo bundi hashize. Ibi ngibi kandi muri izo sengero harimo n'inyinshi za ADEPR. Ibi ngibi biri guhita bitera ikibazo, bikavuga ngo niba hari guhita haza amategeko akakaye, bimwe perezida wa repubulika yigeze avuga, akavuga ati ahantu ho gusengera ntihagakwiye kuba hameze ukunuku, hakabaye kuba ari ahantu ho kuruhukira, abantu bakaza bagasenga, ntibabibe. Aho yagarutse ku ngingo yo kuvuga kubiba, babaturisha bagira ute. Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda, ngo amakanisa bafunze ibihumbi, amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko?
abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi? Ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda bakabatera n'ubwo bakavuga ati nutabikora ushobora kuza gupfa. Urabizi ko abantu b'abahanuzi baza bakakubwira ati ugomba gutanga ibingibi bitewe na video twagiye tubona ngo naraguhanuriye ngo nshaka ko ngumereza ibi ibyo ngibyo ngo ati nutabimuzapfa cyangwa se umwana wawe azapfa. Rero nk'umuntu wifite umutima woroshye ibyo bintu bifata nk'ibintu by'ukuri. Kubera ko abantu benshi buriya reka nkubwire kimwe mu bintu byatumye abamisiyoneri badufatisha ni ikintu cyitwa idini. Kuko abamisiyoneri baraje bahita bazanira iryo madini batubwira ati ibintu by'Angombe musenga ni ibintu by'ibigirwamana, ahubwo hari undi muntu bita Yesu n'Imana, Yesu n'umwana w'Imana. Bazana ibindi bintu by'inyandiko, bazana amabibiriya, bazana iki. Noneho twebwe nicyo kintu cyatumye badufatisha, batangiza no muri politike. Buriya batangaga n'isukari n'amasabune n'akantu k'ibiryo. Buriya umuntu kugira gufatisha ahera ku myemerere agakurikizaho igifu. Ibyo bintu byonyine uko ari bibiri nabyo kuvuga ati ibyo bintu aramutse abiguhaye agahita avuga ati ihakane perezida wawe cyangwa ihakane igihugu cyawe. Ntabwo ari ibintu byo gutinda, uhita ubikora. Ibi nibyo bintu rero birimo biravugwa ndetse birimo biraba no muri iri torero, aho na perezida yigeze abigaruka avuga ati ibintu byo gutera abakristo ubwoba cyangwa kugira ubusambo budasanzwe ntabwo ari ibintu bikwiriye. Niyo mpamvu ibintu by'amadini byagiye bibaho ndetse bikanafungwa cyane. So rero bigahita bigaruka ku itangazo rya RGB rivuga ko bumwe mu miyoborere burimo burarwanya y'utujagari n'ibiki no kubeshya abakristo no gukandamiza no kugira ute, aho nuno munyamakuru bita Papi nawe yavuze ati ibi no gukandamiza abantu utiri n'iterabwoba, ahubwo turatabaza ari bigira ikikora. Ibitekerezo bye kandi abyubaha nk'uko nanjye ari ibyanjye mwumvise cyangwa se ibyawe. Gusa we yavuze ko atayakurikiza niba ashaka bamukuremo ati rwose agende yumva yakurikizanye n'umudamu we n'umuryango we n'umufasha wiwe. Ako buriya yarize, ariko amakuru numva avuga ngo nawe ntabwo yize nkayasoze neza. Akaba ari mpamvu afite ubwoba. Oya rwose ibintu nakuntu abantu bose byabatera impungenge. Akavideo nabonye, arakavideo nabura Papa ukuntu mufata, arakavideo nabonye ka Kasuku umugabo bita Kenisa kumwe na Mutabaruka ari kumugira inama ati ihangana utavuga kuri uyu mugabo bita Kasuku. Ati no kuri mama wawe itagera ntago aratinya ngo nuko ngukora ngo umuyobozi. No ngagutukanga ari kubyina. Yes, hanyuma reka iyi nkuru tuyiveho. Keretse wenda niba ikindi kintu ushaka wayivugaho. Ikintu nshaka kongeraho ni ukubwira abakristu wandu yakomeze yandure, we yakomeze yere, nta muntu tugumuye. Amategeko yashyizweho nyine agomba gukurikizwa, gusa nyine harimo imbogamizi nyinshi ku bantu batize amashuri menshi, ku bantu ni byinshi ku makorari ngo kujya noneho hari n'iryo numvishe ngo amakorari ngo kujya gufasha indi korari nabyo ngo si byemewe. Ibintu byo kujya gufasha bisaba kujya ngo nyine mu nzego zo hejuru cyane ukajya bakabanza bakareba se ibyo bintu rero byo gutinda nibyo bintu biri guca abantu intege, abantu bo bararivamo da. Okay, yes, hanyuma rero katugaruke kuri iyi nkuru yindi ivuga ko Jihad ndetse na Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yamana.
Yamano se aragarutse kandi Yamano enzi ko yari yazimye. Nakubwiye ngo Yamano ni uzafunguye umwaka wa 2025. Yamano yarazimye. Vestina asa nk'umuganje. None Yamano yasagaruka. Ira video yaramamaye. Abantu bagiye bagahanahana ari benshi. None hano harabaga ndi bago banyasira bo ngo bayihanahanye. Hano turaza gusomamo abandi bantu ngo bagiye bakagurisha. Dusomere twumve. Yes, ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe, yanditswe n'umunyamakuru Emi Ikinege, niyo tugiye kuba twagarukaho. Ni inkuru ivuga ko Spiriye uzaba akiriho wamenyekanye nka Jihad ndetse na Kwizera Nesto ukunda kwiyita Papi Nesta batariwe muri yombi bakurikiranwa gukwirakwiza amashusho y'amano ari gutera akabariro, bituma umubare w'abakurikiranywe ugera bituma umubare w'abakurikiranywe kubera ibi bintu ugera ku bantu 5. Ubwo 5 harimo na Jihad. Yes, niyo umuntu yifashe agapostinga video ya mugenzi we abizi kandi nawe wasanga ari ko cyagiye bamupostinze wenda nakabari kuvuga uti nanjye kampashyira hanze shanda arasebye. Mu kiganiro nabonye umuvugizi wa RIB yavuze ati harimo ahamye ibijyanye n'aya makuru, yavuze ati n'ubundi Jihad twamaye warning igihe kinini, tubabwira ati kuva urabiza video ya Jihad yasohotse nawe arimo aragira kandi ndabizi ntabwo ndi bubigarukiye cyane, abantu barabizi. Baravuga ati rero icyo gihe twamuhaye gasopo na warning wa Jihad ni umwe mu bantu navuga badafite ari ukuntu umuntu avuga ariko yatekereje. Ni umwe mu bantu bavuga ariko batatekereje, bagapfa kuvuga nyine, bagapfa kuvuga kubera ko nyine azi ko wenda nta kintu biri butware, ameze nkafata ku mavuta. Gupfa kuvuga nyine uzi ko ibyo bintu uvuze nta kintu biri bubitware. So rero iyo ugiye mu bintu by'imbuga rero nabyo biroshya birongoza. So rero reka tubigarukeho neza. N'amakuru Igihe yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsiyeri, wahamije ko kuri wa 26 Ugushyingo 2025 aribwo bataye muri yombi abasore 2 bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yamano ari gutera akabariro. Ati nibyo bafashwe, barakurikiranywe, bafunzwe. Ibi bintu bigomba gucika burundu. Tuzakomeza dukora iperereza, uwo rizaje rigaragaza uruhare rwe amategeko azajya akurikizwa. Iperereza nizahagarara bitinde bitebuke, uwo rizagaragaza ko yakwirakwije ari amashusho y'urukozasoni azahanwa. Kugeza n'ubu ngubu hari umuntu ari kinomero ngiye kuyaribu uyu muntu hari umuntu kuri WhatsApp w'umukobwa ari kujya ahora yishyiraho nyine akavuga ati kabisa niba ushaka yose, niba ushaka iminota 10 yose ati shyira senyisa kuri ino code. Abo bana ahubwo leta igire bakurikirane kuko iyi nimero se nuko ushaka kuyishyira RIB nawe bakagusigarana. Ndaza kubitekerezaho. Yes, hanyuma rero hanyuma Jihad na Papi Nesta bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo bakorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Hanyuma urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na Yamano kuwa 9 Ugushyingo 2025. Ku ikubitiro yahise hatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani kuwa 11 Ugushyingo 2025. Hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kijon watawe muri yombi kuwa 14 Ugushyingo 2025. Kijon ndetse na Pazomani bo dosiyo yabo iherutse gushyikirizwa ubushinjacyaha kuwa 17 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo uwagize uruhare mu gukwirakwiza aya mashusho abiryozwe. Kuwa 18 Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi witwa Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abana amafaranga kugira ngo abasangize aya mashusho. Ibi bisobanuye ko kugeza ubu abagera kuri 5 bamaze gutabwa muri yombi kubera gukwirakwiza aya mashusho. Bivuze nk'amashusho yarasohotse undi muje leta avuga mbonye agashinga video imwe 500. Ubwo ni ikibazo gikomeye cyane.
abatipe sinzi ikintu bungukira mu gusebya umuntu ku buryo bugeze aha cyane, ariko nkeka ko uyu wenda wasebya umuntu mu buryo busanzwe urimo urashaka ibintu by'umugati n'iki, ariko iyo bigeze ku bintu bijyanye n'amabanga y'umubiri, ibintu nk'ibyo ngibyo, aho ngaho harimo ikintu cyitwa harassment iteye ubwoba cyane, birakabije. Ariko uyu mugabo Jihad, hari umugabo wari wishyuye ngo umuntu uzamukora kariya kantu mu mutwe ngo azamubona amafaranga. Uwo mugabo byarangiye gute, cyangwa iyo nkuru nawe wigezemo? ariko se mbo Jihad turaziranye, burara ahantu twigeze kujya duhurira dukorana ahantu hamwe nari buvuge ku kinyamakuru kimwe, uyu mutipe nanjye nta na rimwe nabone yakuyemo aka kantu ko aba yambaye ku mutwe. N'ahantu hose wabonaga ntise afite inenge, afite umusatsi, afite uruhara. Hari umujene wishyuye kuri TikTok umuntu uzakamukuramo ngenza amuha miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, kandi muri gereza muregeyemo baramwogosha. uko bisa nari kano kantu nagakambaye, ahubwo buriya ntago afande badufatira ifoto tukareba ukuntu ameze. Yes, hanyuma reka amakuru tuyasoreze hano. Reka tuyasoreze hano, tubabwire ngo turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iri tangazo rya Adepr ndetse n'ibijyanye n'abantu bafunzwe kubera video ya y'uyu Jihad. Turaza kuba twabigarukaho mu yandi makuru ndetse no mu bindi biganiro turaza kubagezaho. Gusa tutegereje kugira ngo twumve niba ari icyo RGB, kuko buriya RGB niwe yanominnye umuntu bita Ezayi wa Adepr mushyiraho mu nzibacyuho. Ubwo dutegereje ko hari icyo iri buze kubivugaho. Ubwo RGB nigira iki bivugaho, birabivuze yuko leta nayo yagize ikintu ibivugaho. Katubashimire. Uyu munsi nabonaga na vibe ufite, sinzi ukuntu byagenze. Uyu munsi buriya banza nabuze akayinaji, abantu nibakande ku kanyenyeri. Katubashimira abantu mukomeje kudukurikirana, ikiganiro nakagaruka. Wahatubwira badukurikirana ku zindi mbuga zitandukanye. Nababwiye ko bashaka kudukurikira kuri Facebook, Instagram, Twitter, X, LinkedIn, hose ni Kigali Connect, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Tubafashe no kubakora website z'ubwoko bwiza, zidesigninze neza. Barababeshye, barabarya, biratubabaza, babarya yanyu, ariko turi hano kugira ngo tubafashe mu buryo bwiza. Website nziza ku giciro gito, kandi domain name ushaka y'uburyo bwose. Ushobora kuduhamagara kuri nomero ubona muri description cyangwa se description ya YouTube. Murakoze, Imana ibarinde.